Twishimiye kubana na buri wese watanze igihe cye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turi kumwe na Nzungu Gadi, rero tugiye gukurikirana hamwe ibirebana n'ubuzima bwacu. Reka dusenge. Turagushimye Data wa twese, dukundiye kubaho, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Duhaye n'uyu mwanya wo gukurikirana ibyawe, duhe kumva no gusobanukirwa. Tugiye kubivuga, duhe kuvugishwa nawe. Abumva nabo ubahe kumva neza, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Kuko gahunda iri kandi isabwa gukurikiranwa neza na buri wese ushaka kumenya, tugiye ku byo bita kurinda umubiri indwara, niyo magambo tugiye gukurikiranira hamwe. Uyu mubiri dufite nk'igishoro, uyu mubiri dufite nk'ubutunzi, uyu mubiri dufite umunezero wacu. Niyo mpamvu buri wese akwiriye kumenya neza kuwufata neza, kandi icyambere kuwufata neza no kuwurinda indwara. Bisaba ubwenge, icyo ni icyambere. Kabiri, bisaba ubumenyi. Gatatu, bisaba kwizera. Kane, bisaba kwihangana. Gatanu, bisaba kwiyemeza. Gatandatu, bisaba guhindura akamenyero. Karindwi, bisaba kugira gahunda. Ibi bintu byo kwitwa kurinda umubiri indwara, murumva ko nta mukino urimo, ntabwo ari ibintu byo gupfa kubaho gusa, ahubwo tugomba kubaho tuzi ibyo dukora, tukaba tuzi impamvu tubikora, tukaba tuzi igihe cyo kubikorera, kandi tukaba tuzi umusaruro tuzabikuramo. Ngiyi impamvu buri wese agomba kumenya neza ko kurinda umubiri indwara ni ikintu gikomeye. Ndasubiramo, n'icyambere bisaba ubwenge. Kabiri, bikasaba ubumenyi. Gatatu, bisaba kwizera. Kane, bikasaba kwihangana. Gatanu, bigasaba kwiyemeza. Gatandatu, bigasaba guhindura akamenyero. Karindwi, bisaba kugira gahunda, maze ukabona ukarinda umubiri wawe indwara. Izo ni inzira zose zitoroshye, ni inzira zose zikomeye, ariko mu mubwiriza 7:12 ubwenge burya ni ubwugamo. Akamaro ko kumenya ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ufite. Ntiwashobora gutandukanya ubwenge n'ubumenyi, ahubwo birajyanirana kuko bibindi imwe. Ni Imigani 2:10 haranditse hatubwira ikintu gikomeye buri wese akwiriye kuzirikana kandi agaha agaciro, yuko ubwenge n'ubumenyi bibindi imwe, birajyanirana. Ndetse n'ubwo ubwenge buyobora byose, ariko buyobora umuntu hakurikije ubumenyi. Ngiyi impamvu dusabwa gukurikirana ngo buri wese abashe kumenya neza impamvu ari mu bintu, impamvu abikora, kuko hatabaye gukora ibyo uzi byarushaho gutuma uzambya ibyo ushinzwe. Haranditse hagira hati, ni uko ubwenge buzinjira mu mutima wawe, kandi kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe. Ubwenge numara kwinjira no kumenya kuzaza, kandi nikuza kuzanezeza ubugingo. Ubugingo buvuzwaho ni amaraso, ni za nsoro ntuku zitubeshaho umubiri wawe, ni za nsoro zera ziwurinda, ndetse n'ibyo bita imbuzo cyangwa se ibindi bitera gutuma amaraso y'umuntu adahinduka amazi bita plakete. Ibyo ni byo bugingo. Kugira aho bikomoka bigomba kumenyekana, kugira ngo buri wese abanze amenye neza aho biva. Ariyo mpamvu koko iyo ubwenge bwinjiye hari akandi keza kabaho. Mu gice cya 3:8 bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufa yawe. Ubwo bigaragara ko ubwenge iyo bwinjiye n'ubumenyi bukaza, umubiri w'umuntu urarindwa ukaba mutaraga, kandi bigatuma n'imisokoro yinjira mu magufa. Imisokoro ni urundi rurenda rukorera imbere mu igufa rukarigaburira, naryo rikabona uko rigaburira uruhu, ndetse imihore, imikaya, ndetse n'imitsi yumva. Akaba ari ubundi buryo bwo gutuma tubaho, ariko umuntu wese akamenya ibikwiriye kubaho. Turarya rero mu Mubwiriza 10 Abakorinto ba mbere 10:31 turarya. Impamvu turya, ntabwo turya kugira ngo turyoherwe, ahubwo turya kugira ngo tubeho. Ntabwo tubereyeho kurya, ahubwo turarya kugira ngo tubeho. Niyo mpamvu ari ngombwa kuzirikana neza ingingo nk'izo z'ingenzi. Usomye mu gitabo kimwe cyitwa Ibikenewe mu ivugabutumwa ry'ubuvuzi, aravuga ngo pourquoi devons-nous manger
kuki tugomba kurya. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, aho umuntu wese akwiriye kuzirikana kuki tugomba kurya. Ni ijambo rikomeye basubirishije n'ubundi cya kintu cyitwa umurongo wa 10 aho igice cya 10 cy'u Rwanda rw'Abakorinto, umurongo n'umwe ni ukugira ngo turye tunywe kandi dukore ariko duhimbaza Imana. Imibiri yacu niho Imana igomba guhimbarizwa. Byose bishatse kuvuga iki? Bakoresheje ijambo ngo regime d'origine et les effets du péché. Noneho ibyo kurya kare gatanga ka mbere twebwe twari twaragenewe kurya mbere n'ingaruka y'icyaha. Buno hari ibyo turya ari ingaruka y'icyaha, kaba n'ibyo twagomba kurya ari gatanga ka mbere. Iby'Imana rero yarabonye ibyo byatubera byiza, nabyo byabayeho, kandi muri kino gihe ubwenge bwacu bugomba kubasubira. Ibyo ni itangiriro igice cya mbere 27-29. Créé à l'image de Dieu, il leur donna des herbes portant de la semence, des arbres avec des graines pour nourriture. Icyo gihe mu itangiriro igice cya mbere 27, Imana niyo yateganyije uko umuntu azarya bwa mbere. Kwita amatungo byarashobotse, kwita inyamaswa ntoya n'inini byarashobotse, amafi yo mu nyanja, ibiti byo mu ishyamba, byose umuntu yarabihawe, ariko mu kuryaho Imana imuhitiramo. Iramubwira ngo azarya imbuto ziri mu tubuto twazo. Yari ifite impamvu. Nuko kubwe nityo ntabwo yari ipfuye kubaho gusa, ariko icyaha kimaze kuza pour le péché, l'herbe de chat a été ajoutée. Umuntu amaze gucumura, Imana yamwongerera imboga. Ubundi kwari kurya imbuto ziri mu tubuto twazo atarakora icyaha, ariko acumuye arangiza ingwara. Imana ibona ko ingwara zizaza iteganya imboga. Imboga ziri mu bintu bikingira, ari nabyo bisa naho hariho ubuzima bw'umuntu bwazamutse. Rero igihe kigeze kubwo gucumura, uburame bw'umuntu bugabanutse, nubwo bwabanje gusa n'ubwihuta cyane. Namwe nimutekereze ko usomye itangiriro 5:5 n'uwakweza umuntu wa 8 wa 10 n'uwa 14 n'uwa 17 n'uwa 20 hatwereka neza ko umuntu yaramye hagati y'imyaka 900 kugeza kuri 950. Ubwo hagati nibwo burame yari afite. None buno uwa 60 ni umusaza, urumva ko atari yagera no kuri 1/10 cy'umurambi bwa mbere. None kubw'ibyo rero byari bikenewe iki? Ndagira ngo umugambi nyamukuru ari ukureba impamvu turya, kuki turya. Ibyo ndasoma mu gitabo cyitwa Inama ku Mirire, kugira ngo nibura buri wese abashe kumva impamvu turya, kuki turya. Muri icyo gitabo haranditse hagira hati: le créateur de l'homme a lui-même imaginé le rouage vivant de la machine humaine. Nyir'ukurema umuntu, Imana y'ubwayo yo yamuremye, niyo yapanze, iratekereza, ibona ibyakoresha iyo mashini yitwa umuntu. Niyo yabonye iravuga iti mu gihaha hakwiriye ibi, mu mpyiko hakwiriye ibi, mu gifu hakwiriye ibi, mu mara hakwiriye ibi, mu magufa hakwiriye ibi, mu mitsi hakwiriye ibi, mu mutima hakwiriye ibi, mu mutwe hakwiriye ibi, mu mitsimba hakwiriye ibi, ijyana amaraso hakwiriye ibi. Yarangiza mbese Imana nyir'ukurema iyi mashini yitwa umuntu niyo yateganije ibyagira. Niyo mpamvu mu kongera kwigisha umuntu ko adakwiriye kwihitiramo, ahubwo akwiriye kureba uko Imana yaramuhitiyemo, nabyo bisaba ubumenyi, bisaba n'ubwenge. Niyo mpamvu kuba ari kuza binjira nyuma, kurinda umubiri indwara bisaba ubwenge, bisaba ubumenyi, bisaba kwizera, bisaba kwihangana, bisaba kwiyemeza, bisaba guhindura akamenyero, bigasaba no kugira gahunda. Ubwo ari uko bimeze rero. Abantu ntibajye bamenya neza ko hirya y'uko bari, hirya y'uko bamenyereye, hirya y'uko bashoboye, hirya y'uko bazi, hari Imana yabaremye ishobora kubahitiramo ikabaha icyerekezo cyiza. Ngiyi impamvu nyamukuru yo kumenya ibikwiriye. Yapfara komera ati: chaque fonction est admirablement et sagement établie. Buri mukorere yose, niba ari impyiko ziyungurura amazi, niba ari uko ziyoza amaraso, niba zimena imyanda, ariko hari ukuntu Imana yabikoze. Yarangiza ngo chaque fonction est admirablement et sagement établie. Imana mu buryo butangaje
kandi burimo ubwenge yashyizeho ingingo zawe. Nicyo gituma muri Zaburi 139 hatubwira ngo ndagushimira ko naremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Bakwirazwe ubusa umuntu yaremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje, ati ibyo kurya kugirana isano n'ibyo kurya, ibyo kurya bigahinduka amaraso yawe agahinduka ingingo zawe, byose bikava mu byo kurya bikanyura mu igogora. Nta muhanga n'umunyabwenge babivumbuye, icyo bashoboye kuvumbura ni ukumenya uko bikora, nabwo batari bashobora kuvumbura neza, ariko Imana niyo yapanze ibyo kugira ngo ugire aho uhurira n'imboga, ugire aho uhurira n'impeke, ugire aho uhurira n'imbuto. Ibyo ni ubundi buryo bwateganijwe n'Imana, waremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Et Dieu a promis de maintenir cette machine en santé si l'être humain consent à obéir au roi divin et à coopérer. Imana yasezeranye ko izatuma uyu mubiri uhorana ubutaraga niba mwene muntu aziyumvisha ko agomba kumvira amategeko kandi nawe akabigiramo uruhare. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Bigaragara neza ko Imana yateganyirije umuntu ubuzima. Ubwo turi gusoma igitabo cyitwa Inama ku mirire, paje ya 17. Bivuga ngo Imana yateganyirije umuntu ubuzima, imuteganyiriza kumererwa neza, ngo ariko mwene muntu azaba asaba ibintu bibiri. Bwa mbere ni ukumvira amategeko agenga kubaho kandi akabigiramo uruhare. Kuyumvira ni kimwe, no kubigiramo uruhare ni ikindi. Ubwo umuntu azaba asaba kubigeraho. Chacune des lois qui régissent la machine humaine doit être considérée dans son origine, dans son caractère, dans son importance, comme état aussi divine que la parole de Dieu. Umuntu wese buri tegeko ry'Imana rirebana n'iyi mpagarike yacu, buri wese agomba kuribona ko ari iby'agaciro, ukurikije inkomoko yaryo, imiterere yaryo, akamaro karyo, inkomoko, imiterere n'akamaro k'iryo tegeko, maze akavuga ati ryavuye mu ijuru, naryo rifite uburemere nk'ijambo ry'Imana. Itegeko rikubwira kunywa amazi, itegeko rikubwira kuryama kare, itegeko rikubwira kurya imboga, itegeko rikubwira kuyuzirikana kurya imbuto, itegeko rikubwira kudahorera ibyo kurya bimwe. Iryo tegeko ugomba kumenya ngo ryavuye mu ijuru, ngomba kuryitaho, nkarizirikana, nkariha agaciro, nkumva ko kuryica bihwanye no kwigica, kandi ko kuryica bihwanye no guhemukira Imana, kandi ko kuryica bihwanye no kwiteza ingorane. Kuryica ni ukwigica, ni uguhemukira Imana, ni ukwiteza ingorane, kandi ku musozo wa byose ni ukwibuza akamaro no kuremerera abandi. Niyo mpamvu aha tubwiye ngo dans son origine, dans son caractère et dans son importance. Itegeko Imana yahaye umubiri ugomba kumenya ngo ryavuye hehe, riteye rite, kandi rimaze iki, comme état aussi divine que la parole de Dieu. Maze kuvuga ngo ni itegeko rigenga kubaho kwanjye, naryo rifite agaciro kandi rifite uburambe bungana n'ijambo ry'Imana. Toute négligence, toute initiative imprudente et tout abus à l'égard de cette créature du Seigneur, akantu kose kitwa kuryirengagiza cyangwa se kwirengagiza umubiri, kutagira uruhare, ugahubuka gusa, ugakorana n'uyu mubiri nta makenga, ati no kuremerera uko ariko kose, ukaremerera ikigendo Imana yakwihereye ikikuremeye, du fait que les lois particulières gouvernant le corps humain sont ainsi transgressées. Ibyo umaze kubyirengagiza urutyo, ayo mateka agenga umubiri, iyo ngoma y'Imana ubu yishe, deviennent des violations de la loi de Dieu. Uwamaze kwica umubiri we ntahatandukaniye n'abandi bica amategeko 10 y'Imana. Ubwo mbese umuntu niyo abuzwa kwica abandi, ababaye umugome kuruta iyo yishe. Umuntu yabeshya abandi, ubwo ababaye umugome iyo yibeshye. Niyo mpamvu kwiyangiriza ubu maze kuba igikoresho cyoroshye mu kuzabasangiriza benshi. Niyo mpamvu usabwa kubimenya neza, ukabiha agaciro. Hepfo arakomeza ati nous pouvons admirer l'œuvre de Dieu dans le monde naturel. Kumenya neza imikorere y'Imana cyangwa se kumenya umurimo w'Imana, uwitegereza mu bimera, muri monde naturel, muri ibi tubona. Ni buryo ki ubwatsi buvamo amata nkimaze kuburya, kubera ko umuntu waburya we ntakamwe, yarangiza kubera ko se ibijumba byavamo amaso ukajya ureba kandi ugakomera amagufa ntugwara ubwongo, kandi ukubona ari ibintu byoroshye. Muri iyo monde naturel harimo ubwenge n'ubumenyi,
niyo mpamvu bisaba ubwenge, bisaba ubumenyi, bisaba kwizera, bisaba kwihangana, bigasaba kwiyemeza, bisaba guhindura akamenyero, bigasaba kugira gahunda kugira ngo umuntu arinde umubiri we. Niyo mpamvu muri icyo gitabo paji ya 17 cyitwa inama ku mirire, muzabikurikirane. Ngiyi impamvu buri wese ni umurinzi w'ubuzima bwe, kandi iyo umaze kubaza bizakubyara iki rero, kuko twari ikibazo ngo pourquoi devons-nous manger, kubera ko tugomba kurya, ni uko Imana rero yatupanze ko turya. Ibyo tugomba kurya niyo yabipanze, akamaro kabyo niyo yagashyizemo. Niyo mpamvu ntirasaza, ntirarwara, ntiriyoberwa, ntiribagirana, ntiribagirwa, ku buryo umuntu yakwihindurira icyerekezo ngo agubwe neza. Ahubwo ko umuntu arushaho gukomeza kugenda anyuranya n'Imana, niko agenda anyuranya n'imikorere y'umubiri we, kandi uko akora anyuranya n'imikorere y'umubiri we niko arushaho kuwangiriza, kandi uko arushaho kuwangiriza. Ubundi muri Bibiliya muri Yesaya 24 umurongo wa 5 n'uwa 6, abantu benshi cyane baraho bazi ngo bababajwe no kwica amategeko y'Imana. Ariko y'Imana sarapfa, ahubwo kuyica hagapfa wowe, kuyica hagapfa abawe, kuyica hagapfa ibyawe, kuyica hakononekara wowe. Niyo mpamvu ababizi bagomba kumenya. Wakwibaza ati none se uyu muntu tubwiye ntabwo bica amategeko y'Imana, reka wumve iyo bayisha icyo bibyara. Haranditse hagira hati muri Yesaya 24 haranditse umurongo wa 5 n'uwa 6, haravuze ngo igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge. Uwo ni umurongo wa 4. Isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege. Umurongo wa 5, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bacumuye amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. 6, nicyo gituma umuvumo utsemba isi, abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gituma abaturage b'isi batwikwa, hagasigara bake. None se ko ari iby'Imana bari bishe, hari icyo bari babaye? Ariko mu mvugo nyayo ni uko isi ihumanijwe n'abaturage bayo, none icitse intege. Icika intege ite se? Sanuri umaze korora imyaka nka 20, inkimwe yarageze ku nka 10, ukabona umuntu azijyanye mu isaha imwe, yarangiza ukabona wubatse inzu ikaba etaje, warashyizeho amamiliyoni, undi akayirasa mu kanya gato cyane mutabisezeranye, utanamupangiye utyo. Sanureba imodoka warayizigamiye ukayigura, undi akayitwika. Sanureba ubone warabyaye umwana akaba mu nda amezi 9, nyuma agakura akonka amyaka 2, ukamurera akazagera ku butambambuga, akazagera ku bucuke, akazagenda akaba umwana, akazaba ingimbi, akazaba umusore, yarangiza ukabona nyoyira umugi. Muri aho kandi ukatangira ukarera, ukavuza induru aho wavugirije impundu. Menya neza ko ubwo mu kwica iby'Imana ni wowe upfa, ni wowe uhura n'ingorane. None ubwo abantu barara barikanuye, ibyago biturutse mu nyanja, ibyago bituruka mu kirere, ibyago bigaturuka mu butaka, ibyago biri mu nganda. Ikirere kirapfumutse nko kuva mu 1975 akantu bita ozone gakingiriza izuba ngo rigiye gutwika isi, karatobotse bitewe n'inganda. Abantu birirwa bari mu nama gusa ngo nyabuna izo nganda nzigaranwa, yarangiza batandi rimutera ibiti, muratera ibiti se izo nganda zabipfumuye zaniga kwica ibiti ziragenda ibirometero, imyotsi irazamuka ibirometero n'ibirometero, yarangiza ikajya gutobora ozone, izanirwa kwica igiti kiwuzengurutse. Byongera ubwabyo gusa bigaragara neza ko umuvumo utsembye isi, bitewe n'uko abantu bisha amategeko bagahindura ibyategetswe, kandi bakica isezerano ridakuka. Ariko nitwe twangirika iyo tubyishe. Niyo mpamvu iyo rero noneho iyi ngingo ya mbere nyivuyeho, ngiye ku ngingo ya 2 yo kumenya neza ngo noneho harabaza ngo noneho kwa ngo il est aussi mentionné dans les conseils de l'inspiration, bivugwa neza mu mvugo zahumetswe. Notre vie nous devons étudier la façon de maintenir le corps en santé pour mettre à tous les organes de cette machine animée de fonctionner harmonieusement. Ubuzima bwacu bwose noneho muri cya gitabo cyitwa inama ku mirire, page ya 18. Umuntu wumva ko ari igitabo bamo ni inama ariko ku mirire. Noneho kubwira avuze ngo ubuzima bwacu bwose tuzaba dusabwa kwiga gufata neza umubiri wacu ngo ube muzima, kugira ngo ingingo ziwugize zibashe gukora neza kandi zishyize hamwe. Niyo page ya 18. Ubuzima bwacu bwose tuzaba tugomba kwiga. Ntabwo ari gukubita hakajishuka ngo ube wigendeye, ahubwo ni ubuzima bwawe bwose uziga. Maze ngo notre vie durant
nous devons étudier ubuzima bwacu bwose tugomba kwiga ni itegeko devoir ni obligation kandi ikintu ubundi akubwira ngo la volonté du chef est un commandement ubushake bwo gutwara aburya bari itegeko yavuga ndashaka ko uyu munsi bigenda biki tukibwira ko ajaje gukina nawe ugomba kumenya kubyubahiriza niyo mpamvu ubuzima bwacu bwose tuzaba tugomba kwiga étudier la façon de maintenir le corps en santé uko umuntu afata umubiri ukaba muzima tuzabyiga mu buzima bwacu bwose yarangiza dufata ubugingo bwacu bwose ngo ingingo zacu zibe nzima pour permettre à tous les organes de cette machine kugira ngo ingingo zigize iyo mashini y'umubiri anime de fonctionner harmonieusement kugira ngo nibura iyi mashini yacu ikore ariko bitari gukora gusa ahubwo inashyize hamwe biba ngo ikore kandi ikorane kugira ngo ibyo tuzabyiga ubuzima bwacu bwose tuzabikurikirana page ya 24 haranditse ngo il est impossible à ceux qui entretiennent de mauvais désir d'atteindre à la perfection chrétienne umuntu wese ntibishoboka umuntu wese udafata neza umubiri we akawufata nabi ntazigeragera ku gutungana kwagenewe mu Kristo ufata umubiri we nabi namenye neza ko ari kwirukankira ubusa asa n'umuntu ukina inyuma y'ikibuga ntabwo yinjiza kubw'ibyo rero bisaba kwinjira mu kibuga ugakina umukino neza ugafata neza umubiri wawe ukawugira neza ukawugaburira neza ukawumara inyota ukawoza ukawurinda umwanda yarangiza nibitaba bityo uzasaza utabaye mu Kristo kandi uzasaza nusaza utabaye mu Kristo uzasaza utaguwe neza nusaza utaguwe neza ubutaraga bwawe buzaba bwarangiritse ingingo zawe zizahinduka izo kukurya zari zararemewe kunezeza yarangiza kubw'ibyo niyo mpamvu akoresheje iryo jambo ngo l'étude de la nutrition utilise la recherche scientifique icyakora haraho bigera yarangiza ku buryo kwiga ibyaremwe bisaba kwiyambaza ubushakashatsi mu by'ubuhanga ibyo niyo mpamvu ya ngingo ya kabiri ivuze ngo bizasaba ubwenge icyo ngingo ya kabiri ngo bigasaba n'ubumenyi ubwo ingomba ngo ujya kurya amenye ngo kuki ngiye kurya ujya kunywa ibi ngiye kunywa ni ibiki yarangiza ugomba kubyibaza kubera iki nuko ibyo kurya bitera icyo bita croissance entretien réparation activité et reproduction ibyo turya tubirya mu mubiri ngo bitere igikuriro cy'ingingo icyo ni kimwe kabiri ngo bibeshe ingingo zacu gatatu ngo bidusanura aho twasenyutse kane ngo bidushyiremo imbaraga zo gukora gatanu bitwongere kororoka cyangwa se kugwira mu yandi magambo ubwo iyo ni imirimo igera muri 5 ibyo kurya bigomba kuba bitubikiye natwe tukamenya kubikoresha neza nkuko twababwiye turi mu kigo kitubwira ngo kurinda umubiri indwara rero bisaba ubwenge ubwo abadafite ubwenge ntabwo bazabigeraho bisaba ubumenyi abatabukunda ntibazabigeraho bisaba kwizera ubwo abatazi ko Imana ikoreramo ntabwo bazabigeraho bisaba kwihangana ubwo abantu batemera kwihangana ntabwo bazashobora ku mahame agenga kubaho yarangiza bisaba kwiyemeza ubwo abantu batazi gufata imyanzuro ntabwo bazabigeraho bisaba guhindura akamenyero ubwo abantu bagomba kumenya neza uko barya uko banywa uko bameze ntabwo bizabageza ku ngingo ikomeye kiretse babashe kumenya neza ibisabwa noneho bizasaba guhindura akamenyero uko amenyereye kurya uko amenyereye kunywa uko amenyereye kuryama uko amenyereye gukora ukabihindura niba binyuranyije n'uko ubuzima bwawe bwagenewe noneho bizasaba kugira gahunda kugira ngo umenye neza ko ibyagenewe igitondo ntibiharibwa nimugoroba ibyagenewe ikigoroba ntabwo biribwa mu gitondo ibyagenewe kurya ukonje ibyagenewe kurya ushyushye ibyagenewe kurya utwite ibyagenewe kurya ugiye ukoresha ubwenge bizasaba yuko byanze bikunze ugira gahunda mu buzima niyo mpamvu hatubwiye rero uzarya ibitera igikurira ingingo urya ibibeshaho ingingo zawe uzarya ibisanura hasenyutse urya ibitera imbaraga kugira ngo ukore kuko n'ibyo activity nayo mu buzima umuntu akwiriye kumenya neza ko afite amaboko ngo azakore kandi yitamike yarangiza ajye kubishaka kandi abyiye amaguru yamujyana iyo bijya mwageraho yemera amanuke ko afite uruti rw'umugongo yuname yarangiza ubuzima bukenera ngo utamikwa no guhabwa no guherezwa ntabwo buri mu bwenge niyo mpamvu Imana iguha n'ibitero nyuma hirya yabyo Imana ikeneye nuko abantu bororoka ibyo byose bagomba kubimenya bakamenya neza bati mu gikuriro harimo ibi mu byubaka harimo ibi mu bisanura harimo ibi mu bitera imbaraga harimo ibi mu byororoka harimo ibi ibyo banga bikamenyekana abantu babyiga kuko twamaze kureba ngo bizaza notre vie dira nous devons étudier ubuzima bwacu bwose tuziga
tugomba ni itegeko la façon de maintenir le corps en santé, uko umuntu yafata umubiri we neza ukagira amagara mazima. Tuzabyiga ubuzima bwacu bwose. Noneho bizasaba iki rero kugira ngo nibura kuba bikurikirana bashatse kubyumva neza, kubera iki qu'est-ce que nutriment, none se ubwo mu byo kurya intungamubiri zazirimo cyangwa se ibikubeshaho n'ibiki. Aravuze ngo produire de l'énergie, ni ibyo kurya urya bikagutera ubushyuhe n'imbaraga, fournir des éléments essentiels pour tous les besoins et les fonctions de l'organisme. Ukarya ibyo kurya birangiza amakene mu mikorere y'umubiri wawe wose. Kubw'ibyo protéger le corps contre de nombreuses maladies chroniques. Yarangiza ukarya ibyo kurya, muri ibyo byo kurya hakaba harimo ibintu bigukingira indwara nyinshi z'ubumuga. Uko niko barya. Bavuze ngo ibyo kurya biguha imbaraga, icyo ni kimwe. Ongera urya ibyo kurya bituma ingingo zawe zikora neza. Ongera urya ibyo kurya ariko bikingira indwara z'ubumuga. Ubwo niho bavuze ngo ubwo wariye indyo yuzuye. Iyo bitabaye rero ugapfa kuzuza gusa nk'uri kuzuza umufuka amabuye, ubwo noneho ntabwo huzuramo amabuye gusa. Iyo uje mu byo kurya bitari byiza, ubwo ugomba kuzura indwara. Aha rero ntabwo biri budusabe byinshi cyane, ahubwo dusabwa kumenya neza ibyo gukora. Noneho bizasaba iki rero une nutrition optimale nécessite, ibyo kurya bihagaze neza cyangwa se byuzuye bisaba iki de bonnes décisions dans le choix des aliments. Bizagusaba kumenya gufata imyanzuro neza mu byo urya. Ntabwo uzapfa kurya gusa ngo biraryoshye, ntabwo uzabona ibyo nkunda, n'iby'iwacu, n'iby'iwacu, n'iby'akarere, n'iby'akamenyero, n'iby'ubwoko bwacu, ahubwo uzareba ngo ni iki, nicyo ngo de bonnes décisions dans le choix des aliments. Bizagusaba gufata imyanzuro neza, kavuga uti ibi byo kurya ngiye kubirya ku mpamvu iyi, kumenya guhitamo ibyo urya. Équilibre et variété dans les aliments consommés. Ureba neza ko ibyo kurya uriye byujuje ibyangombwa kandi ko nabyo bihinduranwa kenshi, iyo bita variété. Kuko usomye nk'umugabo cyitwa Manger Guérisser, bakubwira bati kwikingira kanseri ngo nukurya bike no kubihinduranya kenshi. Ubwo nibwo rukingo rwa mbere. Kumenya neza ko ukamenya kurya ibyo kurya bitera kwituma neza kugira ngo indurwe zashaje zitakwirwamo zikakuraramo. Ubwo no kwituma buri munsi kugira ngo izacyuye igihe zisohoke. Ubwo nabwo ukaba kwikingira kanseri. Yarangiza rya bike, cyo ni kimwe. Kabiri, binyuranye. None ni ibijumba, ejo n'ibirayi, ejo n'ibitoke, ejo ubundi ni bityo ugenda unyuranya. Ubwo n'ubundi buryo bwo kwikingira kanseri. Naho nuhora kunko nimwe ugahora ku buryo bw'imitekere byanze bikunze. Hari ibyo uzarya ntibitume, hakaba ibyo uzarya umubiri wabirambiwe, kabiri ibyo uzarya umubiri utabikeneye, yarangiza indwara zikabona uko zigucumbikamo. Ngiye impamvu ari ngombwa kumenya no gusobanukirwa kugira ngo nibura mu gihe abantu benshi cyane babyitaho bajye bakurikirana ingingo. Ndagira ngo iki gice kimwe cyo mbaye ngitambutseho, ngiye ku kindi gice navuga ko ku rwange ruhande kiremereye. Tugomba kurya ibyo kurya ariko bidafite umwanya munini, bitagize umwanya munini mu nganda. Kurya ibijumba nk'uko tubisanzwe babikuye mu murima, tukarya ibigori nk'uko babiciye mu murima, nibyo tukarya ingano nk'uko zeze, tukarya amasaka nk'uko yeze. Yarangiza ibyo byo kurya byose biba bifite icyo bita karemano yabyo, bigira icyo bita fibre. Yarangiza ibyo byo kurya byitwa fibre rero bigatuma bikoroshya uturandaryi no gushobora kwituma neza, kwihagarika neza n'ibindi byinshi cyane. Iyo bitabonetse ugahora mu byanyuze mu nganda gusa, dore ingwara bigutera les maladies associées à un manque de fibre. Iyo ibyo byo kurya bibuze karemano yabyo bigatuma icyo bintu bita fibre byitwa cellulose bikabura, dore ingwara bigutera constipation. Utangira ubujya wese agira impatwe. Uvuga ngo ibyo kurya bitari bifite karemano yabyo, iyo bihora mu nda yawe ukunda kugira impatwe, ubwo amara yawe manini aba afite ikibazo. Kabiri, diabete, isukari iba nyinshi. Yarangiza abantu bakayirwara bitewe n'ibyo byo kurya. Iyo baza ngo beko ntari amasukari menshi cyane, oye nubwo warya ibyo kurya byo bihora mu nganda gusa, akaba ari byo wirira gusa, nitwa bombo, nitwa biscuit, nitwa cake, utwo twose ariko twiberaho gusa, iyo ngwara yaza obesity. Abantu benshi cyane umubyibuho w'indengakamere uragenda wiyongera, nta kindi kibiteye ariko ibyo kurya bariye bigizwe n'amavuta menshi kandi turyoshya cyane. Iyo ni ingingo ya gatatu, ni ingwara ya gatatu. Ingwara ya kane ni maladie diverticulaire. Mu ngwara zose z'amara, kubyimba, kugira imyuka myinshi, gutonekara mu nda, kuziba kw'amara bwayo gusa, ibyo nabyo ni ingwara zikomoka kuri ibyo bintu byitwa
byanyuze mu nganda byatinzemo ari byo abantu bibaza cyakora biraryoha ariko uko biryohera akanwa niko biryohera n'indwara abantu bagomba kubyitaho cyane bakabigenzura varise akaba igihe imitsi y'umuntu yipfundikanya ni ku maguru se ni mu kiziba cy'inda n'ahandi henshi yarangiza izo ndwara zituma imitsi itazibuka bigatuma iziba yarangiza ikipfundikanya appendicite iyi ndwara ni indwara yo ku iherezo ry'ururahurura ruto n'urunini bihurira yarangiza aho kantu kameze nk'akaregeya gahari kitwa appendice gashobora kuzuramo imisenyi yakomotse muri bya byo kurya baseye batabanje no kubigosora batabanje no kubyoza banitse aho babonye hose bagapfa gusya yarangiza muzasanga hari aho banika bamara kwanika bakayora bashyira mu mashini yarangiza amabuye akagendamo yamara gusebwa nayo umubiri ukazanga kuyakira kuko ntabwo umubiri wagenewe kwakira amabuye ugahita mukayasohora yaba menshi akajya muri ako kantu bita appendice ukagwara appendicite hemorrhoid abantu benshi cyane bakunda kurya ibyo kurya bitera kwituma neza bavuga ati uyu munsi ndarya ibigori ejo bundi nzarya ibirayi by'amaganda ejo bundi nzarya imitonore mbese ngo yibanda aho ngaho gusa bituma atituma neza yarangiza uko kutituma neza atuma yikanira cyane yarangiza akagwara hemorrhoide iyo bita karizo ibyo nabyo ni ikindi kibazo ku ngingo ya munane kanseri du côlon abantu bagwara kanseri ibyo kurya byo mu nganda bituma bagwara kanseri yo mu mara manini icyo kikaba ikibazo nta kindi kibiteye ari ukutarya ibyo kurya kuko Imana yabiremye bagakunda kurya ibyo mu nganda noneho sclerose artérieure yarangiza imitsi y'umuntu irakumbagatana ikumagana yarangiza ijyana amaraso ubwo umuntu agatangira kugira za icyo bita za AVC niko bamwe babyita mu Gifaransa abandi bakabyita stroke yarangiza imitsi y'abantu igatangira kugenda iziba ipfa bakagwara za paralizi nta kindi kibiteye ariyo mirire yo mu nganda ku ngingo ya 10 y'indwara maladie cardiovasculaire ni imitsi y'abantu igenda ikombagatana y'umutima yarangiza nabwo bakarwara bamara kurwara byo nyine ubwabyo gusa bikabatera ingorane yo gutuma imitsi y'umutima ikora nabi yarangiza ikajyana amaraso mu mutima nabi ikayasohora nabi yarangiza ntagende ku muvuduko wabigenewe bigasa n'imodoka iri kugenda mu muhanda mubi yarangiza bigatuma umuntu yangirika polypentesino noneho ni utubyimba tutangira kuza mu mara yarangiza abantu bakagira kugira ati ko amara k'icyumweru atitumye tagize ate igiheruka ni maladie de la vésicule biliaire ni indwara z'agasabo k'indurwe ni ibintu 12 byakomotse mu gukunda kurya ibyo kurya byo mu nganda gusa umuntu ntayagira igihe cyo kurya imboga karemano ngo arye imbuto karemano arye ibinyampeke karemano arya ibinyamizi karemano mu buryo karemano yarangiza ibyo byose abantu bagomba gutangira kwimenyereza kumenya neza ngo burya uwafashe imitonore yarangiza akayitekana n'ibigori cyese amashaza yatekanye n'ibirayi by'amaganda ese ingano yatekanye n'amasaka buryo kurya uko ibintu nk'uko Imana yabiremye biri mu bintu bidukingira zirangwara 12 niyo mpamvu rero ntabwo turiho mu gihe cyo gupfa gukora gusa si igihe cyo gupfa kuvuga gusa si igihe cyo gupfa kurya gusa si igihe cyo gupfa kunywa gusa si igihe cyo gupfa kwifata gusa si igihe cyo gupfa kwambara gusa ahubwo ni ukureba ngo tuzigwe by'ubuzima bwacu uko ibihe bihaye ibindi ndagira nti rero ahangaha ntari butinde cyane kandi niye nashatse ko buri wese yagaragaza ndayasa n'umuntu wongera gusubiramo ngo nibura twiyibutse yuko kurya bisaba kurinda umubiri bisaba ubwenge bisaba ubumenyi bisaba kwizera bisaba kwihangana bisaba kwiyemeza bisaba guhindura akamenyero bigasaba no kugira gahunda menye neza ko uyu mubiri twahawe si ikintu cyoroshye nicyo gituma mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi page 549 mu isubi ya 2 haranditse hagira hati kuba twumva bazirikane haranditse ngo la vraie tempérance consiste à s'abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé et à user avec modération de ce qui lui est favorable kwirinda nyakuri ibi ntabwo ari byo kwa n'umuntu batampera oyi umuntu wese uzi ubwenge umuntu wese uzi gushyira mu gaciro waba umugabo ukaba umugore ukaba umusore ukaba inkumi ukaba umunyeshuri ukaba umutegetsi ukaba muganga n'umuhinzi ukaba umuturage n'umushumba ugomba kwirinda kubera umusaruro wawe wose w'ibyiza byo mu buzima ushingiye mu kwirinda umubyizi wawe wose naho ushingiye imbaraga zawe zose naho zishingiye
imitekerereze ihamye naho ishingiye, kugira ngo we gushukika naho bishingiye, we gusesagura ibyawe naho bishingiye, kubana neza n'abawe naho bishingiye, ubuzima bw'abawe naho bishingiye. Umuntu wese ku isi ntabwo ari itegeko ry'idini, ahubwo ni itegeko ryo kubaho. Iryo jambo kwirinda ni itegeko ryo kubaho, ntabwo ari itegeko ry'idini. Niyo mpamvu avuze ngo ahangaha avuze ngo la vraie tempérance consiste à s'abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé, réaliser avec modération ce qui lui est favorable. Kwirinda nyakuri ni ugukoresha neza, ni ukwibuza kwangiriza no gukoresha neza ibyo wemerewe. Iryo ni ryo jambo la tempérance. Ni uko buri wese akoresha neza ibyo yemerewe kandi akabuzwa ibimugwa nabi. Uko niwo bavuze ko umuntu yirinda. Noneho birabyakire tant de personnes, abantu mbarwa bake mutekereze ku isi ituwe na miliyari ziri kurenga 8. None abantu bake, ubwo bivuze ngo bake cyane, ubwo si igice, ntabwo ari miliyari. Ubwo ushobora kuba ari na miliyari cyangwa nawe ntigereho. Ngiye gusoma bino bintu kugira ngo buri wese anyumve, arebe ko muri abo bakarimo niba atari matangira ishuri. Impamvu turaza kubyumva. Plein de personnes se rendent bien compte des rapports intimes qui existent entre les régimes alimentaires. N'abantu bake cyane bazi ko isano ya gicuti iri hagati y'ibyo barya et leur santé, aho ibyo kurya barya bihurira n'amagara yabo, ubuzima bwabo. Leur caractère, aho ibyo barya bihurira n'imico yabo. Gatatu, leur utilité dans ce monde, aho ibyo barya bihurira n'akamaro ko bafite mu isi. Kane, leur destinée éternelle, naho bihurira n'umurage wabo iteka ryose. Abantu bakina no kurya ntabwo bikinishwa, ni ikintu gikomeye. Urya uwo munsi ugakura, niba uriye nabi ukuyemo imico mibi, niba uriye nabi ukuyemo indwara, niba uriye nabi ukuyemo umumaro muke ku isi, niba uriye nabi ukuyemo umurage mubi w'iteka ryose. Ni bake rero babizi batyo. Nicyo gituma Daniyeli na bagenzi be bageze imbere ya Nebukadineza agateka ibyo kurya by'ibwami, ntibyigeze bibakurura na gato ngo bageze ahakomeye. Babanje kureba ngo ihame ringenga mu buzima ni irihe. Uyu muntu utazi Imana ntanayigire, ndakeka ko ibivuye ku meza ye byantera ubuzima. Ntabwo bakuruwe na biraryoshye, ntabwo bakuruwe no kuvuga ngo bivuye ahakomeye, ahubwo bari bafite ihame ribagenga mu buzima. Bari bazi neza ko umuntu arya nabi akaba nabi, akarya nabi akamererwa nabi, akarya nabi akagira imico mibi, akarya nabi akagira akamaro gake. Bari babizi. Niyo mpamvu niba utari wibaza ibyo, ubuze ubwenge. Niba utazi ko uko umuntu afata ibyo kurya ashyira mu nda, iyo ari bibi abashyizemo indwara, iyo ari bibi abashyizemo imico mibi, iyo ari bibi abashyizemo akamaro gake, iyo ari bibi abashyizemo umurage mubi. Niyo mpamvu bisaba ubumenyi kugira ngo buri wese azirikane ibi. Ni abantu bake cyane, muri abo bantu bake bamo wowe twumva, bamo nawe muri abo bantu bake bazi ko ibyo barya, iyo bibaye byiza bagira amagara mazima, byaba byiza bakagira imico myiza, byaba byiza bakagira akamaro ku isi, byaba byiza bakagira umurage wabo iteka ryose. Bimenye nawe ubizirikanire hindu iteko rigenga kubaho kwawe. Nta mpamvu, ariko ubwo niba udafite ubwenge bitakayaho, kuko bisaba ubwenge kugira ngo umenye gushyira mu gaciro ko Imana itibeshya, umushyire mu gaciro umenye ko Imana yizi ibyakubera byiza, ushyire mu gaciro umenye neza ko wumviye Imana ari we nyiramahirwe ku isi, kandi kugendera mu nzira zayo ari uzagenda neza. Ahangaha harakomeje hagira hati ni abantu bake cyane bazi ko isano ya gicuti iri hagati y'imirire yabo n'amagara yabo, isano ya gicuti iri hagati y'imirire yabo n'imico yabo, isano ya gicuti iri hagati y'imirire yabo n'akamaro kabo mu isi. Arega mureke mbabwire, umuntu wese ku isi agomba kugira akamaro. Ukujya wumva ukeneye kubana n'abantu beza, ugakenera kubana n'abantu batiba, ugakenera no kubana n'abantu bavuga neza, yawumva kubo ibyo bakeneyeho nabo babigukeneyeho. Nibyo nta kundi menye neza ko ibyo ukeneye ko abandi bakugirira nawe nabo bakeneye kubibagirira, kugira ngo bibagirire gusaba ubwenge byanze bikunze. Niyo mpamvu bisaba ubwenge, bisaba ubumenyi, bisaba kwizera, bisaba kwihangana, bisaba kwiyemeza, kandi bigasaba guhindura akamenyero, bizagusaba kugira gahunda. Ibyo bizagusaba byanze bikunze, uzabyiga ubuzima bwawe bwose nta kundi. Kubera iki? Ku bantu babyumva, paji ya 590
48 mu isubi iheruka y'icyo gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi hakoreshejwe ijambo ribabaje, wenda kubaryumva bakoreshejemo ijambo ribabaje, nakunda ko buri wese yakumva, aho bavuze ngo la même responsabilité incombe également au père de famille. Iri tegeko rirebana ba se w'abana, aussi bien que les épouses. Iri tegeko rireba abagore, rireba n'abagabo, bose rirabareba bose. Il transmettre leur nature physique et mentale, leur tempérament et leur penchant à leur postérité. Hari inkuru ibabaje yibazwa n'abanyabwenge n'abazi gutekereza ku buryo ntabwo biramutse mu byumvishe mukaryumva neza ntimwapfa kubyaragura, ahubwo wakwibaza uti impamvu umubyeyi w'umugabo n'uw'umugore bashyira mu mwana wabo imiterere y'impagarike, imiterere y'ubwenge, imiterere y'imifatire n'ibyo bakunda babishyira mu rubyaro rwabo. Pora abana gukiranirwa kwa base ni itegeko risabwa kwibaza ko umugore n'umugabo yisabwa kurimenyekana umuntu akiri muto kugira ngo amenye neza ati mu mwana wanjye nzashyiramo imiterere y'impagarike, nzashyiramo imiterere y'ubwenge, nzashyiramo imyifatire, nzashyiramo imiterere bwenge. Ubwo ari uko nzabimushyiramo rero que d'enfants sont privés par l'intempérance de leurs parents de vigueur physique, mentale et morale. N'abana se bangana iki? Banyazwe binyuriye mu kutirinda ko abababyaye bafite intege nke z'intekerezo n'iz'ubwenge n'iz'umubiri. Kutirinda ko abababyaye gusa byababyariye kuvuka bakaza ku isi nta mbaraga z'umubiri bafite, bazi z'ubwenge ntazo, iz'intekerezo ntazo. Noneho yajya ku ishuri bamaze batari ku bundi agiye kwiga yiga imiterere y'igihugu, yarangiza atari kuko biri kose ubundi akarere kanyu n'akahe, akavuga umugwa mukuru. Ndavuga aha ngaha ndi bevuze bati ubundi umugwa mukuru w'iki gihugu n'uwe, ati ni Musanze. Ubwo yabyize kuva mu mwaka wa mbere yaragenda bigeze mu wa gatandatu ntarabimenye bitewe n'imiterere y'uburangare, y'intege nke, y'ubwenge buke. Kuzambya bikamworohera, kwifata nabi bikamworohera, kubeshya bikamworohera, ubunebwe bukamworohera. Mbese za ngingo enye z'umurere bubi byo bita kubeshya, ubunebwe, ibinyoma n'ubujura no kwisuzugura. Ndagira ngo ibyo byose bikagenda bikamutaha nta kindi kibiteye ari uko se na nyina nizo mbuto bamuremesheje. Ubwo bazimuremesheje rero ni ikibazo. Abati les buveurs, nk'abasinzi, les fumeurs, abanywata, les hommes disori, abantu batazi kwifatira ingamba. Baraho gusa byo mu rwego gusa no guhora umwerekeza nka moto. Yarangiza ubwo nyine atashobora gukanka avuga ati uyu munsi niki cyerekezo n'uko kwezi niki gihe n'aba bana n'iyi nzu ndagira atya, akaba atarigezaho yibaza ibyo gusa, yibaza gusa inzarije gusa kinka kikaba ari ikibazo. Yarangiza yasaba ngo aba bantu nk'aba ngabo ravuze ngo s'expose et transmettre yérima leur progéniture leur soif inextinguible. Ababyeyi nk'aba ngaba bashyira mu bana babo inyota itavangura, yo ubwabyo gusa. Rangiza bakazagira iyo nyota itavangura, denerezirite, bagahorana imitsi yumvirese cyangwa se ishyushye, ensanframe, amaraso yabo agahora ashyushye, de passion et de maladie repoussante, maze abana bakavukana indwara n'irari ridakumirwa. Tanga imiti bikanga, abandi bakizwa ibicurane nuko ufashe onyo yarangiza ukayisatagura neza ukayihonda ugasiga ku mazuru ukamuhumuriza ibicurane bikabishize. Abandi byawe bibaye byinshi ugafata amazi ugashyira ku kiganza ukayashoreza, yarangiza ibicurane bikabikize, ariko bikanga. Abandi baho bavugwa n'ikinini kimwe bakavugwa n'ibinini 100, yarangiza abandi aho bavugwa n'igitunguru kimwe we akarya 10 nabwo ntakire. Yarangiza izo ndwara bitare kusante, indwara zikabura imiti ntizakire na gato. Nta kindi kibiteye ari uko ababyeyi bifashe nabi igihe bari kwitegura kubyara abana babo. Bizabyara iki rero? Baravuga ngo les enfants yamwe de force de résistance aux tentations, maze abana bakavuka badashoboye kwihanganira ibishuko kiroro para, ugasanga bameze nk'ababyeyi babo. Il a résulté que chaque génération successive de ça d'un degré sur l'échelle de la santé. None icyo byabyaye nuko buri gisekuru cyose kigenda kimanuka mu buzima, ubutaraga bugenda bushira. Ugasanga uko so yarameze siko umeze, uko umeze siko umwana wawe azamera, bose bagenda bacika intege, bagenda bazimira buhoro buhoro cyane. Noneho bizabyara iki rero?
Les parents sont donc pour une bonne part responsables non seulement des passions violentes et des désirs de regret de leurs petits. Ababyeyi rero ntibazabazwa gusa irari ryonona ry'abana babo n'ibyifuzo bitagira gahunda, mais aussi de l'exemple des milliers d'enfants qui naissent sous abavuka batumva, aveugles, b'impumyi, rachitique, badakura, idiot, b'ibigoryi, abo bose ababyeyi bazabibazwa. Niyo mpamvu muri Hoseya 4 hatubwira ngo ubwo wanze ibyo nanjye nzakuvuga. Ubwo rero ubwo wanze kumenya ibyo byavuzwe muri Hoseya 4:6, abantu bagomba kwibaza bakamenya neza ngo ibi bintu turi kwiga bigamije iki, bigereye iki. Rero kubw'ibyo amahirwe yawe umurage uzasiga ku isi ushobora kuba uzawukura ahantu hatatu. Umurage w'ibyo uzasiga ku isi ni uko wariye, ni uko wavutse, ni uko wizera. Bivuga ngo uko wizera bifite uruhare mu kuyobora, uko urya bifite uruhare mu kukurema, yarangiza kandi uko wavutse bifite uruhare mu kuzonga. Ugomba kumenya ko uko wavutse bizakuzonga niba ari bibi, uko wariye bizagwa nawe ubuzima bwawe, kandi uko wizera bizakurindagiza mu isi cyangwa se bikuyobora neza. Niyo mpamvu bigomba gutekerezwa. Bisaba rero ubwenge, bigasaba ubumenyi, bigasaba kwizera, bisaba kwihangana, bisaba kwiyemeza, bigasaba guhindura akamenyero, bizagusaba no kugira gahunda. Rero ndagira nti tugana noneho muri cya gihe cyitwa niki twakora noneho muri ubuzima, reka turebe ngo ubwo kurinda umubiri wacu indwara bizadusaba kugira bimwe duhindura mu mirire. Yarangiza kugira ngo nibura usomye dusabwa nibura kurya ibintu bitwubakira umubiri. Ibyo byo kurya by'umubiri tukamenya n'ibyo ari byo. Impamvu turya ibya mbere tububaka nk'uko inzu bwa mbere ikijya hari amabuye n'amatafari. Umubiri w'umuntu ugomba kubakwa n'ibyo bita proteine. Izo proteine zonyine ubwazo gusa navuze ngo ubanza kumenya ngo mbe byagenda bite. Iyo ugize carence mu byo bita proteine cyangwa se mu mirire ya proteine zikaba ari nkeya, les carences protéiques ne sont pas spécialement dans un manque de produits animaux. Ntabwo ukabwire ngo wibwire ngo kubura proteine bihwanye no kutarya ibikomoka ku nyamaswa. Ahubwo bien de peuple en Chine du Nord, en Rhodésie du Nord, mu Bushinwa bw'Amajyaruguru bitwa Rhodesia, encore hunza di pays des Himalayas, muri bya bihugu byo mu bihugu mu misozi miremire, na mange kerarma ou jamais hari igihe badahura n'ibikomoka ku nyamaswa. C'est pas no régime équilibré, bikarenga bakarya ibyo kurya byiza. La carence est souvent variée à un manque général de prises alimentaires chez les vieillards et dans les pays pauvres où les pressures sont à présent raffinées. Abantu bakunda kubura inyubakamubiri benshi ni abasaza n'abantu bari mu bihugu biri gutera imbere, biri inyuma y'amajyambere, bakarya ibyo kurya byanyuze mu nganda cyane. Nibo bantu bakunda kubura proteine. Noneho bibyara iki rero? Le carence entraîne la fragilité, la fatigabilité, l'asthénie, fonte des muscles, des structures de tissu, avec formation d'acide urique et urine. Ceci est formellement à éviter. Iyo umuntu yabuze proteine muri we ahorana umunaniro, akantu kose abananiwe, ngo arasomya arananiwe, aravuza arananiwe, aragenza arananiwe, arakoza arananiwe, aratekereje arananiwe, yarangiza akantu kose nyuma hakaza ubwinanirwe bwo mu bwenge n'ubw'umubiri. Gatatu hakaba guhombana k'umubiri ubwawo gusa. 4 ni kurimbuka kw'imibiri, ugasanga ibibyimba biza bimeneka n'ibindi byinshi cyane. Ni ukwirema kw'ibyo bita acide urique, abantu bazagwara za gute. Ibyo byose ni umusaruro w'indyo inkene y'ibikomoka kuri proteine. Noneho kubw'ibyo bizasaba rero reserve l'ordre de protéines. Noneho ibintu by'inyubaka mubiri bimaze iki? Elle serve à l'entretien, à l'édification, à la reproduction des tissus. Burya inyubaka mubiri zibeshaho, zikubaka kandi zigatubura. Muri wowe hariho ibintu byirema bikuyongera bitewe nuko bikomotse muri ibyo ngo synthèse d'enzymes d'hormones, d'anticorps, de la régulation de l'équilibre hydrique. Kandi proteine iyo zikurimo zikuremera imisemburo mvuzo, zikakuremera imisemburo ngengamubiri bita hormone, zikakuremera abasirikare b'umubiri, zikakuremera gahunda y'amazi muri wowe akayagenda ku rugero rwiza. Ntagira aho yuwabura, ntagire naho yiwumpira. Ubwite zawe deme.
noneho ku bw'ibyo abantu baba bagomba kumenya neza ngo be none umuntu yaba yazibona hehe. Ntabwo ibyo kurya turya byose bifite bingana. Iyo uriye ibinyampeke ntabwo uriye ibyo kurya bifite poroteyine nyinshi cyane ko biri hagati y'8 na 14%. Warya ibinyamisogwe uburiye hagati ya 20 na 35. Warya ibinyamavuta ni hagati ya 18 na 25. Imboga ntabwo zigira poroteyine, ubwo zifite ikindi cy'inyunyungugu ariko ntabwo uziriye ntabwo buriye poroteyine nyinshi. Noneho ibyo bita rezarge ni ibintu nk'abantu benshi cyane bamaze kumenya amajyambere ushobora kubona nk'ibintu bita za spirulina ziri hagati ya 70. Uvuga ngo kuzamura ubwo birenza amakene y'umubiri. Ubwo ukoresheje spirulina ku munsi, ubwo munsi umubiri we ubuhaze yarangiza wujuje ibyangombwa. Kugira ngo utangare nuko buriya umuntu ari inyama yaba afite proteine kuri 20, wanywa spirulina akaba afite 70. Ubwo ni kwereka neza ko uriye spirulina arusha uwari inyama. Igihe uwari inyama ziko ari burya neza ku isi, aho ubona abantu benshi cyane ariko bakibagira ko na proteine yayo ntabwo ari igukandagira nk'uko imodoka yagukandagira, irakwangiriza kuko ikurema mu bushobozi butari ubwawe utaremamo. Noneho aha bizagenda bitewe kugira ngo uyibone uzaba ukeneye soya, urayikeneye, yarangiza ukeneye ingano zinitse, yarangiza ukeneye umuceri. Nibyo ibirayi ntabwo bifite byinshi. Icyo nari nshaka gusa kwarugira ngo abantu bamenye neza ko mu gihe turya ntabwo turi kurya gusa, ahubwo umubiri yacu ugomba kubakwa na proteine. Nyuma dukeneye ibyo bita ibinyampeke, biraryoherera. Yaragira ngo nibura impamvu yo kurya ibinyampeke ntabwo ari kurya gusa, ahubwo muri twe tugomba kurya ibinyampeke nk'ibitera ubwenge, tukabirya nk'ibitera gahunda, tukabirya nk'ibitera gushyira mu gaciro, tukabirya mbese buri munsi bikaboneka muri twe k'abantu bazi ngo umuyobozi nyawe. Ibire bintu byerera hejuru by'inyamahundo n'ubundi biba bigutegura kwerera mu mutwe. Iyo ukunda ibinyamizo ugomba kumenya kuri bwerere mu bitekerezo ngufi. Ni byiza ndabyo, bituma wituma neza, bituma wumva waseka, bituma ni byiza, ariko nta mpamvu yo kwirirwa noneho wowe upfa kurangara gusa. Rero ndagira nti wenda mfatanye utuntu tubiri yarangiza mbe ndangije. Aravuze dusabwa ko muri ubuzima, muri ibyo kurinda ubuzima, reka tuse n'abareba n'icyo bita indimu gusa, ibintu bwayo gusa. Ndareba n'iyitwa concombre mu ncamake gusa. Le citron est un excellent antiseptique et anti-anémique, un stimulant de défense naturelle. Indimu ni mujye muyikoresha ku bintu bitatu. Bwa mbere ituma imyanya yica imyanda, yongera amaraso kandi kongera n'ubutarama. Niba muri mu gitabo cyitwa Manjegerese baravuga ngo nyuma yo kwinywa gusa cyangwa uyiriye nyuma y'iminota 15 ngo imbuto z'indwara bacteria ngo ziba zipfuye kuri 92%. Ntabwo ari ibintu byo gupfa kurya gusa. Nubwo abantu benshi barangwa ariko ngo irashaje, sawa, isharira indwara bigutwaye iki? Kurya ibiryoherera indwara ikagwa neza, no kurya ibigusharira ariko indwara igapfa. Ikiza no kurya ibigusharira yarangiza umubiri indwara zigapfa. Niyo mpamvu navuze ngo sa richesse en vitamine C a fait prétendre que le vainqueur de Trafalgar ne fit que Nelson, mais le citron. Hari aho byageze bigera mu masiganwa n'abiri gusa, hariho abantu bayikoresheje babagira iki, bayikoresheje barwanaga n'abamedi n'abaperesi ngo bajyaga bakunda bitewe n'ingendo ndende banywaga indimu. Bamara kunywa indimu ngo iyo bageze ntibagugacuho, igihe abandi bafashwe nizo bita crampe zo kunanirwa cyane, proteine zabaye nke, magnesium zabaye nke mu maraso, yarangiza bo bakanywa indimu naho kanya mu gitondo bagatangira urugendo batagize bagenda. Ubwo bababaje bati none byagenze bite gutuma mwagiye mugenda ingendo ryatete ngo panumbere citron. Ntabwo ari twebwe twagenze, ahubwo n'indimu yatumye tugenda. Ubwo bigaragara neza ko no muri sport ku bantu bakoresha indimu, iyo ugendera ku igare mu munota umwe igihundi abapedara urya inyama pedara inshuro 57 yarangiza uwo indimu agapedara 157 mu munota umwe gusa. Ngumve ko abamurusha ubushobozi kumusiga byoroshye. Byonyine ubwabyo gusa nibyo bituma umuntu ahumeka neza. Il prévient les intoxications et efficace contre les oxydes, l'aérophagie, les vomissements, l'embonpoint et les problèmes hépatiques. Indimu ni nziza kuko irogora umubiri.
ikagwanya inzoka zitwa oxyre, igatuma abantu batagira imyuka myinshi mu nda, ikarinda guhora uruka, igatuma udahora uhaze ufite igihagiriza kandi aho utariye, kandi iri mu bintu birugora umwijima. Rero irakenewe, reka turinde ubuzima bwacu kandi buri wese abigiremo uruhare, ibishuri rihoraho. Ubuzima bwawe urabukeneye bitari idini, ubuzima bwawe urabukeneye bitari ubukire, ugomba bigusaba ubwenge, bigusaba ubumenyi, bigusaba kwizera, bigusaba kwihangana, bikagusaba kwiyemeza, bizagusaba guhindura akamenyero, kandi bizagusaba kugira gahunda nziza mu buzima. Rero twese ariho twerekeza, namwe iyo murya cyangwa munywa, mukorere byose guhimbaza Imana, kandi Imana ihimbazwa nuko natwe tuguwe neza. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.